Reka nkwifuriza igitondo cyiza tariki ya 29 Gicurasi 2025 umunsi wa kane w'icyumweru. Nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel, ninje mu makwagezwa hano kuri Impuguke Info. Makuru tugiye kugarukaho umwanditsi Ngugi wa Thiong'o yitabye Imana. Ese uyu mugabo ni muntu ki, niki wamumenyaho? Ese amateka yanagerageje kuyacukumbura, ukwiye kumenya nayahe? Turabyinjiramo mu buryo urambuye. Igoma hatangira amanyunguranabitekerezo zatangijwe na Joseph Kabila. Hanyuma kandi akubwira ko mu Rwanda mu karere ka Muhanga abantu babiri bafatanwe umufuka urumogi, n'umugabo n'umugore. Mwaye ikaze muri aya makuru. Ushaka kudukurikirana unyuze ku mbuga nkoranyambaga zose zirimo Facebook, X ndetse na YouTube ndetse na Vidimenta. Reka twamamaze hanyuma tugaruke duhera kuri iyi nkuru y'akababaro. Abantu benshi cyane rero bakomezaga kugenda bambwira ngo Jeswe wa Mipango, ni gute dushobora kuba twabona uburyo bwo kujya kwiga hanze? Reka nze mbabwire uburyo bwiza bwo kujya kwiga hanze. Ariko igihugu ngiye kubabwira amaginga aya ngaya ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Nta experience mbifitemo uburyo nakubwiramo ngo visa bayibona barya, babigenza barya, bagira bate. Ariko reka nkurangira abantu bagiye kugufasha muri ibi bintu. Hamagara ino nimero ubona ahangaha, uhamagare abitwa The Planet School Services bagufasha. Bo ni nk'umurabyo ushiduka ugeze mu Bushinwa. Bahamagare bagufasha wongere skills na knowledge. Isaro Maize Flour, iyi ni akawunga nimero ya mbere abayiteguriye ku mafunguro bayikurira ingofero. Baturage mwifuza gucukubira n'imirire mibi ndetse mugahorana imbaraga mu mubiri, mbayiteyemo kutabura kawunga yitwa Isaro ku mafunguro yanyu. Akarusho kandi nuko ari kawunga yahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda, Rwanda Standard Board. Kawunga y'Isaro murayisanga ku maduka atandukanye mu gihugu. Abifuza kurangura namwe nimudusanga ku ruganda rwacu ruherereye mu Kisaro mu karere ka Rulindo, cyangwa muduhamagare kuri 0788 65 14 68 tuyikugereza aho wifuza. Isaro Maize Flour, umwimerere w'ibigori by'iwacu. Reka duterurira amakuru kuri iyi nkuru y'akababaro. Umwanditsi Ngugi wa Thiong'o yitabye Imana. Umwanditsi w'umunyakenya wubatse izina ku ruhando mpuzamahanga Profesa Ngugi wa Thiong'o yitabye Imana kuri uyu wa gatatu tariki ya 28 Gicurasi 2025, afite imyaka 87 y'amavuko. Ni amakuru atangajwe n'umukobwa witwa Wanjinku wa Ngugi abinyuje ku rukuta rwe rwa Facebook. Avuga ko andi makuru atangazwa neza n'umuvugizi w'umuryango wabo witwa Nduchu wa Ngugi. Yagize ati, tubabajwe cyane no kubabikira urupfu rwa data Ngugi wa Thiong'o kuri uyu wa gatatu mu gitondo tariki ya 28 Gicurasi 2025. Yabayeho mu buzima bwuzuye, yarwanye intambara nziza nk'uko cyari icyifuzo cye cya nyuma. Reka twizihize ubuzima bwe n'ibyo yakoze mu byishimo ndetse n'agahinda, dutewe ishema na data. Ngugi wa Thiong'o ni umwe mu banditsi bakomeye cyane umugabane wa Afurika wagize. Azwi cyane kubera ubuvanganzo bwe bwibanda kwamagana ubukoloni. Icyo nakubwira nuko harimo gushishikariza abanyafurika gukoresha indimi zabo ndetse no gutanga isura nyayo y'ibibazo Afurika yahuye nabyo mu mateka yayo. Ngugi yavutse tariki ya 5 Mutarama 1938 mu gace kitwa Kamiritu, ni mu ntara ya Kiambu mu gihugu cya Kenya. Yabaye ikirangire binyuze mu bitabo bye byatangiye gusohoka kuva mu mwaka 1960. Icyo nakubwira nuko yakuriye mu gihugu cya Kenya mu gihe cy'ubukoloni bw'Abongereza. Ibintu byagize uruhare rukomeye mu bitekerezo bye n'uburyo yagiye yandika.
yize muri kaminuza ya Makerere hariya i Kampala mu gihugu cya Uganda mbere yo gukomereza hariya muri kaminuza yarize mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu 1964 yasohoye igitabo cye cya mbere yise Weep Not Child, cyaba igitabo cya mbere cyanditswe n'umuntu wo muri Afurika y'Iburasirazuba kiri mu Cyongereza ndetse yewe kikajya ahabona. Icyo gitabo kimwe n'ibindi nka The River Between yasohoye mu 1965, harimo kandi cyitwa A Grain of Wheat yasohoye mu 1967 na cyitwa Petrol of Blood yasohoye mu 1977. Ibi bitabo byatumye agira izina rikomeye mu banditsi ba Afurika baharanira impinduka. Mu 1977 yanditse igitabo kirimo umukino witwa Ngahika Ndenda I Will Marry When I Want, yagifatanyije no witwa Ngugi wa Miri. Cyavugaga kandi ku burenganzira bwa rubanda ndetse n'akarengane. Icyo gitabo cyatumye afunga umwaka wose nta rubanza aho yari mu buroko. Niyo yandikiye icyo yise Devil on the Cross, akaba ari uyu mugabo waraye atuvuyemo. Icyo gihe ni nabwo kandi yafashe umwanzuro wo gusezera burundu ku kwandika mu Cyongereza, atangira kwandika mu rurimi rw'Igikuyu nk'uburyo bwo guharanira ubusugire bw'umuco ndetse n'indangagaciro za Afurika. Ngugi waraye tuvuyemo kandi yabayeho mu buhungiro mu Bwongereza ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, we yakomeje kwigisha muri za kaminuza zitandukanye nka Yale ndetse n'iyitwa University of California hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'iyitwa Irvine, akaba nayo yaragiye ayigishamo. Yanditse ibitabo byinshi by'ubusesenguzi birimo icyo nakubwira nka Decolonizing of the Mind yasohoye mu 1986. Agira uruhare rukomeye mu gushishikariza Abanyafurika guteza ku bwigenge rero no kuba nyine habaho nyine imbaraga mu gushyiraho icyo gitekerezo cyo kugira ubwigenge mu buryo burambye. Nubwo agiye atsindira ibihembo bitandukanye nk'igihembo cyitiriwe Nobel mu buvanganzo, yari amaze igihe kirekire ku rutonde rw'abahabwa amahirwe yo kuzacyegukana ndetse akaba amaze no kubona ibihembo mpuzamahanga birenze kimwe kubera uruhare rwe mu guteza imbere Afurika by'umwihariko mu buvanganzo. Ngugi yari kandi acyandika anatanga ibiganiro mpuzamahanga ndetse afatwaga nk'umwe mu banditsi bafite ijwi rikomeye mu guharanira Afurika yisanzuye. Yiheshaga agaciro binyuze mu ndimi zayo, umuco wayo ndetse n'amateka. Ni Ngugi witabye Imana ku myaka 87 y'amavuko. Twavuga tuti uyu mukambwe Imana imuhe iruhuko ridashira kandi yakomeze kuruhukira mu mahoro. Mu yandi makuru ari kuvugwa muri amasaha, twerekeze i Goma muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hatangiye inama nyunguranabitekerezo zatangijwe na Joseph Kabila kuri uyu wa gatatu tariki 28 Gicurasi 2025, aho ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila yatangaje rero inama n'abaturage i Goma mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru, hagamije gukusanya impungenge n'ibyifuzo by'imiryango inyuranye mu gihugu rero kirimo ibibazo by'umwihariko by'umutekano muke biriho mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Izi nama zikurikira gutangaza gahunda y'ibikorwa yarangije mu gutunganya ndetse n'abagenzi be bari kumwe muri kariya gace ka kiriya gihugu kayobowe n'inyeshyamba za M23. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na serivisi ku rukuta rwa X kuri uyu wa kabiri agira iti kuva ku cyumweru nijoro nyakubahwa Joseph Kabila perezida w'icyo
nyiricyubahiro wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ari Goma mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Guhereje ku wa gatatu tariki ya 28 Gicurasi 2025 azatangira ibiganiro n'abaturage bigamije gukusanya impungenge n'ibyifuzo ndetse no guhangana n'ibibazo byugarije Repubulika Demokarasi ya Kongo. Icyo nakubwira kandi nuko gahunda y'ibikorwa bya Joseph Kabila muri Goma ikubiyemo inama n'imiryango myinshi n'amahuriro ya politike ndetse n'imibereho mu karere. Agomba kwinjira kandi maze agomba kumva ko nyine harimo inkorana icyo nakwita nk'imbona nkubone mu matsinda atandukanye, akaba ari Joseph Kabila Kabange. Amakuru akomeza kandi agira ati nyuma y'inama zaba ibiganiro n'abanyamakuru ndetse yewe azaho kumenyeshwa igihe kugira ngo abashaka kuza kumva ndetse banabone umwanya wo kumwitegura. Akaba ari Joseph Kabila. Nyuma yo guceceka igihe kirekire, wahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila yavuze ko mu micungire y'igihugu kuva yava ku butegetsi bwajyaho witwa Felix Antoine Tshisekedi kurungwa amahoro yakomeje kubura muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tuve kuri iyo ngingo tugaruka hano mu Rwanda twerekeze mu karere ka Muhanga. Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Muhanga yataye muri yombi umugore n'umusore baje kuza kuba nyine bakurikiranwa gufatanywa umufuka w'urumogi. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo Superintendent of Police Emmanuel Habiyaremye yavuze ko bafatiwe mu mudugudu wa Kabeza mu kagari ka Ruri mu murenge wa Shyondwe mu karere ka Muhanga tariki ya 28 Gicurasi 2025. Aganira n'ikinyamakuru Umuseke Afande yagize ati umufuka w'urumogi bafatanwe ufite ibiro 25 kandi uyu mugore twari tumufiteho amakuru. Yavuze ko polisi yanangiriza umuntu wese utekereza gukora icyaha nk'iki cyangwa se ibindi byavamo kuba nyine yakurikirana ko azabihanirwa n'amategeko. Umuvugizi wa polisi kandi mu ntara y'Amajyepfo Superintendent of Police Emmanuel Habiyaremye avuga ko uwo mugore bafatanye urumogi yigeze gufungirwa icyo cyaha nanone arangiza igihano arafungurwa. CP Habiyaremye yavuze ko uwo musore yari yamushiriye urumogi asanzwe akora akazi ko gutwara abagenzi ku igare. Akaba aricyo nakubwira kuri iyi ngingo. Ni nanga nsoreje amakuru aragezweho muri kino gitondo.